Imbuto zo kutakira ibyo Imana yateguye. Ngoma za kabiri igice cya 33 umurongo wa 12 n'uwa 13. Maze ageze mu makuba yinginga Uwiteka Imana ye, yicishiriza bugufi cyane imbere y'Imana ya ba sekuruza, arayisaba. Nuko Imana yemera kwinginga kwe, yumva ibyo asabye, imusubiza i Yerusalemu mu bwami bwe. Manase aherako amenya yuko Uwiteka ari we Mana. Imana ni umwami, ariko imikorere yayo nk'umwami iratangaje. Kimwe mu bitangaje mu mikorere y'Imana ni uburyo yemerera abantu gukora ibyo bashaka no kwanga imigambi yayo. Ikindi ariko gikomeye ni uburyo igirira neza abantu bahuye n'akaga gaturuka mu kutakira ibyo yabateguriye ndetse n'akava mu kuyigomera. Hezekiya yanze gutanga ubwo igihe cye yarabwiwe ko kigeze, yinginga Imana imwongera imyaka 15. Iyo myaka yayibyayemo umwana witwa Manase wamusimbuye ku ngoma, maze akora ibizira bikabije bizanira abayuda urubanza rukomeye. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, akurikiza ibizira by'abanyamahanga Uwiteka yirukanye imbere y'Abisirayeli. Yongera kubaka ingoro se Hezekiya yari yarashenye, yubaka n'ibicaniro bya Bali, Arimashera nk'uko Ahabu umwami w'Abisirayeli yabigenzaga. Aramya ingabo zo mu ijuru zose arazikorera. Yubaka ibicaniro mu nzu y'Uwiteka yari yaravuze ati, i Yerusalemu niho nzashyira izina ryanjye. Kandi yubakira ingabo zo mu ijuru zose ibicaniro mu bikari byombi by'inzu y'Uwiteka. Anyuza umuhungu we mu muriro, akageraguza akaroga, agashikisha abashitsi, akaraguza abapfumu, akora ibyaha byinshi cyane imbere y'Uwiteka ngo amurakaze. Aremesha igishushanyo cya Shera kibajwe, agihagarika muri ya nzu Uwiteka yabwiraga Dawidi n'umuhungu we Salomo ati, muri iyi nzu ni Yerusalemu mpatoranije mu miryango yose ya Isirayeli, niho nzashyira izina ryanjye iteka ryose. Abami ba kabiri igice cya 21 umurongo wa 2 kugera kwa 7. Kandi Manase yavushije amaraso menshi y'abatacumuye kugeza aho yayujurije Yerusalemu hose, akahasanganya, abyongera ku cyaha cye yoheje abayuda ngo bacumure bakora ibyangwa n'Uwiteka. Abami ba kabiri igice cya 21 umurongo wa 16. Uwiteka yaramuhannye, amuteza abatware b'umwami w'i Babuloni, baramufata bamujyanayo. Ariko agezeyo yicisha bugufi, atakira Uwiteka aramwumvira, amusubiza mu bwami bw'i Yerusalemu, ajya yamenya ko Uwiteka ari we Mana. Uwiteka ni Imana y'imbabazi, itareba ubwinshi cyangwa ubuke bw'ibyaha, mbere yo guha imbabazi uwihannye. Nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na shelegi, naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Yesaya igice cya 1 umurongo wa 18. Icyakora n'ubwo Imana yamwumviye, ingaruka z'ibizira yakoze zagumye kuri Yerusalemu na nyuma yo gupfa kwe. Byinshi mu bibazo isi inyuramo ndetse n'abantu ku giti cyabo bahura nabyo, biba ari imbuto z'amahitamo y'abantu. Kubwo kutakira ibyo Imana yateguye ko dukwiye gucamo, dushobora guharura inzira y'akaga ku bazadukurikira nka Hezekiya. Icyakora Uwiteka ni Imana y'imbabazi, ibasha gutanga andi mahirwe ku bemera kwihana. Ubwo ni ubutumwa bwiza dukwiriye gushyira abantu b'Imana, bakemera uruhare rwabo mu ngaruka z'amahitamo yabo, ariko bakakira n'imbabazi z'Imana kuko yishimira kuzibagirira. Abarushye bose Yesu yiteguye kubakira, nubwo baba baragize uruhare muri uwo muruho. Dusenge. Mwami Yesu, genderera abantu bawe, ubahe kumenya ko hariho ingaruka zo kutakira umuteguro wawe, kandi ubahe kwihana aho bikwiye, mu izina ryawe Yesu. Amen.